Reba nk'amagambo kituvugishije. Urugo rukora ariko nimwega mu Hari n'icupa wagura. ubu nagiye mu kanwa kawe mpinduka ururimi rwawe so wivugishije hari abagabo ni haburimo Ubwo nta muryango ubura ikigoryi cyo nacyo bivuga ngo nje baye ikigoryi cya kane muri goryi bitatu no mu nshuti zacu nagukirimo no kugira ngo ubyemere nagukirimo ntuzonye no kuza reka mubwire ijambo rya nyuma uri umugabo mbwa uri kibonobono uri kiwiwini uri kijugujugu uri Shyiramo imbwa icibirere. none mukomeze mu ntuke nejo muzagere mu kinantu mukomeze mu ntuke nejo muzageze mu kinantu kandi ari mwe naje kureba Karabiri base waruze tureba twigeze tuguhamagara uri ambirase se ngo waruje gutabara ufite ikibazo hano cyangwa suko akusibye kwiya uramazi nk'intuze nk'inyombya uri mu iyo ni message iri kohereza ni message iri kohereza ni message iri kohereza nibagiwe naho tugende musinga ariko musi nawe koko mujo shita ese ubu nkurikire ndeke ndeko yego rata twijyanire buri kimwe cyose kigomba kuba ari umuriro ugurumana ntago se muri gushwana ubwonko buracurama cyangwa none se bakubwira tega amatwi tugeze mu turamba makuru kumva tuma gutegura ibintu benze neza biryoshye nuko ufite ubwanwa buri mu imvi ni bari imvi ari ugomba kuba ufite icyana ugomba kunyinyira ku mpande ari cyangwa ari yewe wakizaniye sukizi se nta kindi numva kuzana icyana kimeze neza nka Kararise kuryo nzaba nyifata bakavuga ngo yazanye icyana cyane ubona ukavuga ngo dore umwana nguyu yamuzanye cyo kintu ujatira ukagijatira neza noneho uzaza n'umugore nk'uwangu noneho nzazana rero nzanonga ngaramye ndi kumwe nawe turasuzisha izawe turaziza ariko none ku Gisenyi ni iminsi ngahe mumbwire tugomba kumara ku Gisenyi iminsi ngahe 7 umva iminsi 7 nibyo ariko umenye ko tufite n'akazi kumva none se amafaranga tumaze kubona ngiye sinabonye amafaranga simubizi miliyoni 3 tuzi icyumweru turya buri muntu aryanywa buri kimwe cyose ashaka umva inama ihari wonge ibyumba wanda bagore muzaza bashatse n'ababuzi akira umva nkubwire cyo salama n'abashatse n'ababuzi izina ry'Imana none nje muvuga ngo icyumba ngewe icyumba urumva nibyo nanjye nibyo nahoze ntekera ariko uza wivaga cyamasengesho se cyamasengesho cyangwa nicyo mumuguzemo nibyo mwavugaga byose ibyo turakuze wowe wese ngo washakaga iki musaza watuziranye ntago bivuze ngo ahantu hose tugiye ujuze udukurikira uko wishaka dumbagize nk'ubu ngubu wajyuza byiburuka nasuza n'abantu noneho tukivayo ku Gisenyi sasa make ya rero ugomba kuzura muri stade we nayo turi kumwe none ariko mugufana reyo waje gufana inkari ari ukagenda iwanyi Nyanza nimba ufana reyo tukubwiye ko dufana ibihunyira ufana imbwa ufana n'akanya se Ana twitwangira nimugoroba tujye mbarate ibyo twavuga tujye kurya mu biryogo tujye kurya mu biryogo wa naho turajyanayo ariko se kagenda bukwerera gahantu uragenda ujyana nanjye urafite giwawe twagwamagaye nimero za telefone murazifite turaza kuvugana kuri telefone batse gato hamwe ariko muzi ya gahunda yabaye kije turi Gisenyi mwumvishe ko twapanze ya Muhazi muzaza mwambaye nabi umva nta numwe tuzajyana imyenda y'umweru munizere ko mwayiteguye oya reka mbabwira akantu keza dushaka kuza twambara amapantaro y'amakoboyi sibyo noneho tukambara ariko kangubaza amapantaro y'amakoboyi reba iyo ndufite reka rero basi reka mbabwire sibyo mureke dukoteza amafaranga tuzajyana
sibyo ariko ujyana nande ese ntabwo tuzajyana umva tuzagende twambaye dukabutura nanjye nzaba ndimo nambaye agakabutura oya ariko reka mbereke kabutura n'iyinda yanjye mwumva ko bitahura ahubwo mbereke tuzambara udukanzu tw'umukara wowe uzambare ya yindi bararana kuko niyo yagukwira ubarata umva tuwazaretse twagenda twambaye mureka kumbwira na dukabutura tuba tugera nyine ko tundi tw'abantu bateye neza ase nk'uyu sibyo reka nkubwire sibyo nawe ufite amagambo menshi wowe uceceka tukamanza ariko rero reka oya namwe mwere gukomeza kundwanya reka mbereke dushobora kugenda sibyo twakoteje wenda ibihumbi 50 kuri buri muntu sibyo ase umva nkubwire ibyo twayemeranije nuko uzagenda twambaye dukabutura nago nje mu bintu muri kuvuga uyu nguye arimo cyangwa uyu narimo ese uyu oya ahubwo mwibuke ko dufitemo na kakawete murabyibuka kakawete buri wese agomba kuzana impano nziza kuko abantu tuzamura bizi n'abantu biyubashye baba VIP reka mbereke kuno kakawete ariko twereke iki wowe udupapuro dutombore sibyo ariko utombora nande mureke turivuga wese ubundi bite byawe subwo mwakemeye mureke mbereke reka mbereke Nese basi mwamwemo burundu eka nkubaza ikibazo cy'amatsika ariko wowe urumva hajyana natwe urubyiko natwe twajyana naye n'umucecuru umva nago ngiye nkunda umuntu utsebye simukunda pe sibyo umva eka ariko reba ngandebera iyo ndo ubwo subwo niba ari iby'urubyiruko rero ubwo ngiye nanjye kugenda nshaka agakabutura gato ukore siporo ugabanye iyo ndo yego none se ngiye sinaze kuba hako sibi nibikikuva nkubwira uno mugabo ntatuvangire murabizi ko uyu kuba turi inshuti yego turi agira umwaku niwumva ibintu wowe ibintu byo gukubita n'umugore ariko uburyo ubaye umugore ngo turi inshuti ntuno nguruteka jyana nukangura mu byatsi ariko none ubu muramuri muri aka kanya ntabwo bizi yagone ni gute wajya mu cyumba utishyurira umwana ishuri ni gute yajya mu cyumba utishyurira umwana ishuri buretse icyambere buretse hamwe buretse icyambere ninde wateze induru n'uyu uwa ko nawe ukuze nk'uruhubi gakurire mu cyungo nk'intuzo wakahambere kugira ngo gukorwa mu ndago wowe baza wishyurire Karine ishuri abana bawe ntabwo kirwa cya gihungu kirwa gito Karine ninde wavuga ko nta mwishuri ishuri ngewe umva genda urebe kamuhoza siho yiga buretse umva nkubwire ntabwo bizi hagarara neza ntabwo ushaka kwitabwaho wa mugabo ubundi wa muzima urakayira ushaka waraza kuri ushaka tuza mbegereye waretse kutujagara uramura iki wakwikomereza inzira wari urimo tupangira imishinga yacu ubu rwanjye rurimo rurabanduza reba nk'amagambo kituvugishije urugo rukomeye ariko nimwega mu hari n'icupa wagura ubu nagiye mu kanwa kawe mpinduka ururimi rwawe si wowe wivugishije ibyo abagabo ntihaburimo nta muryango ubura ikigoryi iki cyo nacyo bivuga ngo nje twabaye ikigoryi cya kane muri bigoryi bitatu no mu nshuti zacu ntabwo kirimo no kugira ngo ubyemere ntabwo kirimo ntuzongeye no kuza wikura reka mubwire ijambo rya nyuma uri umugabo mbwa uri kibonobono uri kiwiwini uri kijugujugu uri shyiramo imbwa icibirere none mukomeze mu ntuke n'ejo muzagere mu kinantuka mukomeze mu ntuke n'ejo muzageze mu kinantuka kandi arimo nanjye kureba karabireba se waruze tureba twigeze tuguhamagara uriambira se ngo waruje gutabara ufite ikibazo hano cyangwa suko hakusibye kwiyakura amagambo nk'intuza nk'inyombya uri mu iyo ni message iri kohereza ni message iri kohereza ni message iri kohereza nibagiwe naho tugenda ya musinga ariko musi nawe koko mujyo shita ese ubu nkurikire ndeke ndeko yego rata twijyanire ugende hari umuntu ufite ariko wagukora sajari aho kugira ngo ufate time udukurikira banza ufate time ujye muri siporo nyine basi reka nzambara igikanzu kinini cy'abadamu none se twatwe tugiye mu ntuza y'abadamu uzajya ujya mu bakecuru bagenzi bawe sibyo ariko rero nawe ukabije kumvugiramo ceceka urabizi ninjye mukuru hano ugomba kuvugisha ko dabaruta umva nkubwire rero nimba ushaka kujyana natwe ugende ukore sajari ugende ujye mu nama y'abakecuru niwe muberanye ntabwo njye najyana nawe ndabirahiye kandi urabizi ko ari njye ukuriye iyi timu nasuba inda yanjye batwaye icyoshya rimwe bwe mu inda gusase reba ariko urwo rusura nyine njye nzambara ibijyanye n'inda yanjye nuko neza ntabwo rero nshaka kujyana nawe umva kubwire twe timu yacu abo twateguye
tugomba twese kuba turi kuri size umuntu ufite inda wagira ngo aratwite oya sinakuvuga ngo inda wenda niba ibyo kwambara tubiretse mwabyanze reka dupange nyine ko tuzagenda tuza nawe umva nkubwire udupange ngenda pangana nawe umva baratanga mbabwire turaza kuvuga nawe kuri ya groupe yacu atarimo ndumva umva twigendere ratabasho umva mu mamagare sibyo indugu bande baguhamagara se yego mbega abagore umva muweretse namwe bye reka tsigarane n'uyu umva oya ni wowe bareke mani tuzabikora sibyo umva nyine nkubwire umva shu hari ahantu twenda kugira gufasha abadamu babyaye tuzagera sibyo ariko hano tuzagera nyine nk'urubyiruko urabizi ndagukunda none se ngiye utajya ku Gisenyi n'abandi oya nago ngiye najyana nawe bye sawa n'abagore ni ibica he reka mbabwire byanze bikunze harapfu yishyura cyangwa hapfu yishyuza iyi match ni njyana muntu gena ninjoro naraye nyirota ndavuga nti ibi bintu bizakunda bizaba se bizatangira se binarangira mana we kuyo nkwemeze maze ukwezi iriya kipe ndeba amashusho yayo ngo ndeba ngo ba kapiteni bigize ngo ninakore ikibazo cyane ni kimwe ndacyabura ngo wisugura tegura match ntabwo nta news ufite ubunyusi no kujyana muri tape nkiriyo ujye kuguhisebya narabikubwiye nigura akagodi kumbwira ngo nasazenga amafaranga ngo nikwepfusha ubusa Nose bibukubuza kuba Pasquale. Ntacyo nyine Pasquale yigure godi se n'umuntu udafite godi yo gukinisha mu kibuga bimaze bihurira. Umva mbabwire mu mishinga turi gupanga ntago ari kuvuga ubuswa bwa buri muntu. Ibyo bintu mutabiza musubiza no mu kibuga. Ni gute umuntu amaze ukwezi kose reba amashusho y'ikipe. Akabura hanazakora godi. Ubu nibagirwa ko ubutaha uyu wadutsindishije kubera kutamenya gufunga baba. Ariko nyine yari marabyiga. Ari umuswa bimubwiye ko ari umuswa uri umuswa. Ntukabye inshuti yawe. Ikindi ndishaka kuba ndi cyataka kimwe kibandi cyamena kikajya kibagonga kikababyagusha. Uracyabunga nka roho mbi nkaso. Wagireka amagambo mabi nkayo ngana. Ubu usazagira amagambo nawe ugira amagambo so yihuruze nawe wihuruze dupanga ibintu bapangura. Ubu turaje twiga umushinga wumve ujyanyemo papa. Urumva garukira harara. None se mbaze tekereza. Urabona iriya match ngirika mu bwiza ukuri. Yari yakureye. Yari yandenze cyari cyandenze numva ngo byari byandenze. Nibutse guhamagara Hakim. Hakim twamutayiza mu mwisi. Hali se ni matuwaje byaho wewe. Uretse wewe uvuga njye uvugurinde wo kubu. Njye bumva tuvugira hanga. Hamagaye gizo amagara totali ngo bari tayari. Ntugire ikibazo. Nta waguhamagaye. Mukize mu. Uri kubuza ariko nkinye ko mubwira ko nta ufunga. Yego ndi umuswa pe. Urabona mu yaki umupira ka. Wewe twaramubonye. Uyu no kuzana igikoma ku kibuga na za telemuzi. Nta kandi kazi twamura n'amagambo cyakora mwakize mu none se manje ngiye situziranye turi inshuti twaya dukina na kira mwakize mu mwakina dukoze urabyibuka ariko badutsinda igitego dushaka umusimbura umuniga ajye kwishyura oya buriya bwa kabiri reba umunsi twe twapanze match amatwi urimo hereza ijambo uyu nguyu ntabwo muzi ibyo waba ufitiye gahunda umukobwa wanjye yaje ryarize yaje kare ndashaka bitise ko nsanze mwumiwe nta kintu muri kuvuga kandi none umwakunye n'umushyitsi bite niwe watumye batavuga byaba si wamenye nuko bihora nyine kagashwi nako kadusuka bakirasa aza rimwe ngo nuko bihora byihoreresha nahise ngo byagenze bite ko mbona mutavuga mwumiwe Chavi mama we sinzi niba naracumuye ku Mana niba ari hehe nta muntu w'umukinkunda nawe urwarungano rwanjye rwose ba Stone ba Kembo ba Renzo uwo nikojejeho ngo tujyane gukina ngo nawe nyine uwo mbwiye ngo basi nzaze mutwaze ngo nago banshaka nabo ibaza abantu mbwiye ngo nanabagurire bakabyanga ntabakoze simbizi ahubwo mwebwe muzi ngewe byambayeho muri kwivugira abashuti banjye umva niba bashaka kunyegera yashaka kumvugisha noneho niswe ngo ntanze igitekerezo muri bo turi kuganira ibyo muvuga nibyo basekera rimwe
umva bakangira nk'injiji nk'akantu k'agacucu kari hagati yabo ibyo mvuze byose noneho kunserereza ngo umva ngo se ngo wagenda natwe ngo wakambara ego mana yanjye ko mama urumva dupfuye rumwe Nese ibyo bagukoze wowe banza byoroshye kurenza ibyanjye ibaza abagore mu muhanda hagati nibo baba babimureba twari mu muhanda sinende gupanga match mvuga ngo nzaba ndi kugonga nabaye n'icyataka kimeze gutya bayambwa ngo no kuri bande tushe no wajyaho ahubwo biwe ntabwo izi wenda rero ukunda no kujyana mu kabari n'iki niko bimeze cyane ntabwo ari Jesus Christ of Nazareth. nyine urabona aba bajyamo banjye yego urabona ba bandi bose nyine sha noneho ngewe nabagezeho bari banyishe kandi ni abantu twari dufitanye bari banyishe ariko si ibi bintu ni ibiki koko abantu bose kaje kava muri telefone satugana ibibazo bya famille kare muri telefone ni ibingibi bahoramo ni ibingibi bahoramo ubundi wowe cyacaka musaza wajya kugira inama byumve niyo mpamvu narigendeye nyine yaravuye muri runo rugo kubera wewe ibyabura bimenya umwana mwihorere we ntago afite ibibazo nk'ibyacu babarire mumenyere dike inge zariye ntarananirwa ngenzitegera ntacyo uzitegera wibuke yuko hari maje twize gupanguka tugambana ukajya gukira muri ya kipe twari turi gukina nacyo ngo bakwishyura none genza nabagura basi byari ngo wibuke ko ufite gode yanjye cyangwa kugudiza ndakudi yesa mwakize nanjye kumva nzabagurira n'ukuri mbaseka bagabanyije umunwa tugapanga ibintu byacu bagira ngo badutsinze tutakoze rokali noneho nzaza uzaza ujya he uzaba ujya he wamwihorera uzaba ujya kandi gashya umva gashya gahari wa muzima uri debe uri kimonyo umva gashya gahari nyuma ya match nyuma akose wazitwaho wowe hari gahunda dufitanye nawe nyuma ya match hari ikintu cyitwa rokali ako rokali za mbere ya match cyangwa ni recuperation disi igikoma yawe ekada nzaje wera mu ijage oya akunguru we bakoze igikoma hari tugutumye twa mama yacu aha kwe none ndi akantu kanyuma basi none nago nzakina no sinzakina basi tuzajyana nzabajyana he kuko mvishe mipirawo tuzajyana ujye gutara nandi bakuru ajye kuba bwari umuceri ngo utari ubu tuyobewe uko se atanga amakuru mu mudugudu nawe ujye gutara andi makuru cyakora yasazi kuvuga ndashaka kuzaza ndashaka kuzaza uyu ni umuryango imana ni y'umuryango kabisa uyu muryango ubwo mwaba muzi ko wari dazaza kudufana ako maviri mpamvu kari kwivugisha mu kazaze basi nzamubaza kuri umunwa aho ngaho sha we ntabwo nta n'ijambo twaguhaye hari wahereye witera mu mata nk'isazi wigize ihe sazi ni umunoni abantu babunga rombi hari uwagusabye ibitekerezo hari uwakubwiye ngo uzaze wabuze aho dukoreye usimba nanga nimutanambwira ko tuzajyana byose ndahita nanabivuga cyangwa mujye no kubibwira papa mite mbwira ko mudashaka ko tuzadukinana kandi twara abana sinzindi umwana kuba ko simva ahangaha niba atava ahangaha tuhave twebwe tuhagusa byamwigenda none ndabakurikira none ugenda bakurikira maze warya ingumi nimushaka warya ingumi ako se wakigorya ugiye waje tukagenda kemo ngwino twicire hano sha baya twicire hano ruguru mwaze tukajyana ntabwo dushaka umugambanyi bava kubiki witurusha sha tukajyana noneho ndaje maze ndore mu nkubite maze ndore se muhorana ibibazo ubu twakwiyamye ivi vuga atatwumve mide buriya rero ibi byose mubona baduhora mu nuko turi abakire nuko tubarusha ibintu ariko byanashoboka ariko nk'uyu mukozi ucuranga izi radiyo sibyo mbabwira wese se ubwo yesu uramwana w'abagore ko nawe rega ni umukobwa bagomba kuvugana n'abana n'abashuti biwe bajye bagira ikinyabupfura noneho umukozi akumva njye ni mu kuganira n'umuryango wanjye agahita acuranga ibiradiyo ahaha ni wese ukwangisha abo bantu reka twikomeze buriya
ibi byose ahantu bituruka datumbyara yahoze atuye Nyagatare hariya ku mupaka w'u Rwanda hariya Kagitumba neza hakurya hari agasozi bita Miramahire hariya Miramahire abasirikare ba Idi Amin bari mu kurwana na Tanzania uri hari ibunda byarasaga hakurya muri Tanzania none imitungo basahuye muri Tanzania kuko sogokuru nyine urumva wacu wanyu yari inshuti ya Idi Amin baranakoranaga none uyu mitungo akaza akayimuha kuko nawe yajyaga nyine urabyumva bihurira no gutwanga banza ubyumve iyo mitungo twebwe dutunze urabyumva abantu bose byabagiye hamwe aho rero urwangano naho ngaho rwavuye rwo mwiriwe aha ni bita Kabona nde Kabona Celestin Kakwandi engineer wa Karitsiye Kabona rero weho n'umuryango wawe twakoze iperereza guhera 1945 dusanga ko imitungo ufite atari yawe ari mwasubiye mu gihe cy'intambara ngewe uyu iyi nzu niyo niyubakiye mu maboko yanjye abo bana bataravuka nkishaka cyo twubatse nge nawe iby'inzu byo nibirimo cyo twubatse koko nge nawe ubu tubivugana imitungo yanyu iri mu maboko ya leta reka urutese neza cyane hanyuma umuryango wanjye ukabahute nimugire ikibazo n'umuryango wawe ufite twabateganyije kuba ari hehe se aho muhumure wowe n'umuryango wawe imageragere hari icyumba kibategereje ubu tubivugana mwana so ntabwo twajya kuri imageragere twe twarubatse inzu ntabwo byumvikana gute se ndababwiye ubu tubivugana mukeneye gusohoka